reka mbabwire kuri aka kantu kamwe ntinya ku rwego rwo hejuru cyane. nawe ubitekerejeho neza wagati. Ntinya kurwara bakabura indwara. Iyo urwaye bakakuburamo indwara, ushobora kubura umukire wa danje ukivuza mu bitaro byose bishoboka, ugahinduranya n'ibitaro byo mu bihugu ukagera no ku rwego ruri international, ariko indwara ikanga. Ibintu byose wari ufite byose ukabyitangaho kugira ngo ugarure ubuzima, ariko ahantu isi ibera mbi hari igihe birangirana bwa buzima wagaruraga bugiye, kandi n'ibyo wari utunze byose bikagenda. Abana wabyaye ukabasigara abatindi, abahanya, babandi bari inyuma y'abandi bose, bakongera bagatangira ubuzima bwabo bushyashya. Iyo umwana atabyitayeho neza ngo agire ubwenge, akita yuko iwabo bari bafite ibintu byinshi, buno buzima bwo ku isi buramugora. Jya ugerageza gufasha umuntu wese ufite ikibazo cy'uburwayi, niyo mwaba mwangana ku rwego rwo hejuru aho Satani yanganaga na Kristo, ariko mwebwe ujya ubona umuntu arwaye, jya umuha agaciro. Nimba ufite n'ubufasha wagira ikintu umufasha, kuko ubuzima iyo bugiye ntibugaruka. Gerageza umfurowinge bro, ntacyo byaba bitwaye. Nkugize uri umwe subscribe waba unkoreye cyane, kuko ingemeri y'ibishyimbo cyangwa se ikiro cy'ibishyimbo kivuyeho igishyimbo kimwe ntabwo cyaba cyuzuye ikiro. Niyo mpamvu wowe uri uw'agaciro kuba nk'ufite uruhu w'ingenzi. Ibihe byiza bro.